Imana ahita yiyumvamo ko kwizera ko kuri bumuremere guhumuka. Aravuga ati nubwo yamaze kurenga akaba yagiye, ariko mfite umunwa yampaye, nshobora kuwukoresha nkamuhamagara akanyumva. Uyu mugoroba mama, uyu mugoroba papa, musore mukobwa, uhamagare Yesu agaruke. Ntabwo yitaye ku gihe umaze kugisuzugurira, yitaye ku gihe cye bakivuze uwacu. Uyu munsi bitashobokaga Yesu araza kubikuramo ibishoboka, ibitemeraga biraza kwemera. Hari ibigusakuriza, hari ibiguca intege muri uru rugendo, hari ibigusubiza inyuma, ariko ibyagusubije inyuma nibyo Imana igiye gukoresha ukagaruka mu mwanya Imana igushakamo. Cya Mariko, umubwirizwa bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 46. Mariko igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 46. Haravuze ngo nuko bakigera Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa be, abantu benshi basanga umwana wa Timayo witwa Baritumayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi babarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi babarira. 49. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo iti mwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Hari akabazo. Iyo mpumyi isubiza Yesu, iramusubiza ati, mwigisha, ndashaka guhomoka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Kadusome hepfo, haravuga ngo uwo mwanya arahumuka, aramukurikira mu nzira. Twakira neza ijambo ry'Imana. N'imbaraga y'Imana uyakome. Babyeyi tuyivugirize impundu, Imana irakabyarira agaheka, niko njya numva bavuga. Ngaho twongere tuyakome twese. Imana ibaha umugisha. Shimye Imana ko yongeye kuntunga inkoni haboneka ahera hayo. Shimira ubuyobozi bw'itorero bwangiriye icyizere bukambwira kuza kubwira Imana abantu bayo. Ufatanyabikorwa n'Imana Apotre tumutunga ibiganza tuvuga Imana mwije umugisha. Hamwe departement zose zikorera kuri ritorero, Imana iziha umugisha. Namwe babwirizwa butumwa, Imana ibaha umugisha, muri abagaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Rero amazina yanjye nko naye babwiye, kanongere nivuge abo nivuze badahari cyangwa batari baza. Mazina yanjye Revera Pasteur Dusabimana Jean Dodier, umugabo ushima Yesu, ufite umugore n'abana, n'abandi nitegura kuko nge nta mupaka. Mfite Yesu wanyemereye kubyara mu izina rya Yesu. Tukaba dushumbye itorero ryitwa Isoko y'Ubugingo Pentecote rikorera mu gacinjiro ka Gisozi Merukaha, dukorera Kacyiru, ariko dushima Imana yaduhaye ahacu. Amen. Narababwiye ubwo mperuka aha, nababwira ngo Imana ifashe umwanzuro ku buzima bwacu. Hari igihe ubwiriza ariko nawe urimo kwibwiriza. Yesu ashimwe. Navuye ahangaha muri iryo sengesho, nanjye twasengeye aha, nabati mfashe umwanzuro nawe
ni Imana yanjye, hari ahantu ukwiye kunjyana. Shima Imana uhereye uyu munsi ko nta stress ku buzima bwanjye. Iyo mbwiriza mba nkusaba nawe ngo ufashwe. Kabiri kandi umuntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho. Amen. Hallelujah. Umuntu agusumba bitewe n'icyo agize iki. Mumbwire ngo hari icyo uhagazeho aya masaha gituma wihagararaho ku kamwanya. Nimba kinahari ufashwe kugira ngo n'abandi bumve ko Imana itabara. Hallelujah. Rero ntumwishinga hari icyo yicaranye. Nimba agafuka k'umuceri kakirimo ntumwishinge. Waje nawe kugira ngo ubwire data yongere aguhereze. Amen. Nimba kawunga kakirimo ntago nakubwiriza ngo utere haleluya, hari kizatuma uyitera ntawe ukubwirije. Niyo mpamvu rero uri aha hantu usabwa gufashwa kugira ngo Imana ikuremere igitangaza mu izina rya Yesu. Kibazo abantu nabibabwiye nzaha, abantu bashaka gusarura aho batahinze. Iyo umuhinzi yagiye mu murima, Yesu ashimwe, ajyana ibintu byose. Isuka arayijyana, umuhoro akawujyana, imbuto akayijyana, Yesu ashimwe, igihata akakijyana. Mu yandi magambo aba yitegura ko cyangwa anateganya ko isuka yakuka akongera akagira iki. Wowe uko wicaye mu gisirimu nibyo, ariko Yesu nawe akeneye guhabwa icyubahiro. Hallelujah. Mu yandi magambo usabwa nawe kongera kwicisha bugufi kugira ngo Imana yongere ihabwe icyubahiro. Nta hantu twari twagera Satani ataturasa, naho twari twagera Uwiteka atwifuzaho. Icyo dusabwa ni uguhora duca bugufi kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Hallelujah. Praise the Lord. Ego ko Kristo in Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nawe ucyura umubyizi ufatika uyu mugoroba. Ukwiye nko kuvanga wumva umugongo, ingingo zose zacitse intege, nawe ukabwira Imana ati nakoze umpembe. Amen. Imana ibaha umugisha rero. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko mbivuze, rifite umutwe uvuga ngo mu biganza bya Yesu. Haracyarimo amahirwe yawe uyu mugoroba. Mu yandi magambo, ibyo waburiye muri famille, ibyo waburiye mu kazi kora, ibyo waburiye mu nshuti, ibyo waburiye aho washatse, ibyo waburiye muri ba banyamahanga, kwa Yesu birahari. Hallelujah. Icyo usabwa ni ukumwemerera agatura muri wowe. Bibiliya bivuga neza ngo abacakana umwete nibo bazagira iki, bazambona. Urahirwa kuko wageze ahera h'Imana. Hallelujah. Bibiliya ivuze ngo iki? Murahari? Yavuze ngo Uwiteka aca mu mudugudu urimo umwana w'impumyi wo mu bwoko bw'abasezi, ise yitwaga Batma. Uyu mwana yitwa Batma nawe Yesu ashimwe cyane. Uyu mwana yari yaravukanye ubuhumyi. Uyu mwana yari yaravukanye ikibazo, reka ariko mvuga nk'uko wowe ureba, ariko we ntago yarebaga. Amatwi yarumvaga akavuga, ariko amaso y'umubiri ntareba. Nshuti y'umusara, ushobora kuba wicaye ahangaha nibyo ureba mu isi y'umubiri, ariko mu isi y'umwuka utareba. Ubwira Imana uyu mugoroba igukore ku maso nawe urebe mu isi y'umwuka. Amen. Uyu mwana yahoraga yicaye iruhande rw'inzira, nta kindi cyamurangaga. Yahoraga asabiriza. Mu gusabiriza uwamuhaga ibiceri, ibikora, ibidakora ntago yarebaga, yarakiraga. Mu kwakira kwe, ubwo yari afite umurobano akavuga ngo baguhaye n'ibyarangije Mana. Ariko umunsi umwe, haleluya, yumva Abayahudi, yumva barimo kuvanguzi wa mugabo witwa Yesu araza guca muri uyu mudugudu. Babivuga yicaye
ruhande rwawe. Nani na rimwe arabakunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera nta marira muri icyo gihugu. Iyo umuntu yateze amatwi neza kumva ijambo ry'Imana, akumva amakuru y'isi yo, aya makuru ajya yatabarirwamo. Amen. Uyu mwana abari bari aho ngaho kuri uwo mudugudu w'Irayiri bahaca bavuga ngo uzi wa mugabo witwa Yesu. Hari amakuru avuga ngo ejo azaca ahangaha ku musozi w'ibyiringiro, kandi twamenye amakuru ngo ahantu yaciye ngo ibintu byose bisigara byahindutse. Arita mu gutwi aravuga ati uwo muntu ubwo njyewe ubwo nicaye anyuzeho yansiga gutyo. Aratara batariko nubwo ntashye ejo. Haleluya. Nanjye ndazinduka nanjye nicara hapaka Yesu anyuzeho. Nanjye kandi ndazi neza ko uyu mugabo barimo kuvuga nuko babonye amakuru afatika y'ibyo yakoze. Nanjye ndizera nashidikanya kuba ubuhumyi bwanjye atari busige atabuhumu. Haleluya. Agera mu rugo hararyama nk'uko bisanzwe. Wajyaga muronda atamuzana kuri iyo nzira cyangwa iruhande rw'iyo seta abantu bakoreragaho, arakererwa. Nawe hari abagukereje mu rugendo atari uko udakunze Imana, ariko uyu munsi Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu. Arakererwa kandi muri we yari yihaye intego ko ari buzinduke. Mu gukererwa iyo masaha bavuze y'agasusuruko Yesu ari buhanyure, we ntabwo yari yagera aho asanzwe yicara. Ndahishore Imana ivuganye nanjye ngo ibyaba batwazaga igitugu Imana irabitsikamiye. Imana iguhaye nawe kwigenza. Cyari biguhetse ibishyize hasi, bigufashije hasi. Imana iguhaye kwigenza mu izina rya Yesu. Uyu mwana ng'umugenda cyangwa umutwara ngakiza aramufata yongera mujyana hahandi asanzwe asabiriza. Mu kuhasabiriza ngakihagera yumva igihiriri cy'abantu benshi, yumva abantu barimo kwiyamira nko mu isoko. Nawe hari ibigusakuriza, ariko muri ibyo bigusakuriza hagiye guturikamo igitangaza ku buzima bwawe. Ahita abaza ati bigenze gute ko numva hano urusaku ari urusaku? Baramubwira ngo uzi wa mugabo witwa Yesu. Yibuka ko amakuru yaraya yamenye, amaze gucanga kandi yagiye yarenze. Yo aravuga ati koko ndabigenza. Cyambere cyo nta muntu numwe afite wo kumugeza kuri Yesu ngamwihutishe amufate. N'uwahamuzanaga akamwicazagaho yamaraga wamushyira kwicira akajya kwihigira, agategereza isaha ari bugarukire kumutwara. Uyu mwana ahita yiyumvamo ko kwizera ko kuri bumuremere guhumuka. Aravuga ati nubwo yamaze kurenga akaba yagiye, ariko mfite umunwa yampaye, nshobora kuwukoresha nkamuhamagara akanyumva. Uyu mugoroba mama, uyu mugoroba papa, musore mukobwa, uhamagare Yesu agaruke. Ntabwo yitaye ku gihe umaze kugisuzugurira, yitaye ku gihe cye bakivuze uwacu. Uyu munsi bitashobokaga Yesu araza kubikuramo ibishoboka, ibitemeraga biraza kwemera. Hari ibigusakuriza, hari ibigucinage muri urugendo, hari ibigusubiza inyuma, ariko ibyagusubije inyuma nibyo Imana igiye gukoresha ukagaruka mu mwanya Imana igushakamo.
ngo uyu mwana uragiye, Imana igukuyeho urupfu ku iseta. Amen. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Amen. Uyu mwana aratangira aritoza muri we, aravuga ati ngiye guhamagara Yesu nubwo yageze Nyabugogo ndi Kimisagara, ari aza kumva ijwi ryanjye. Nagawe restance orgeria do benefo ebrai tiwiribo enestance la sorga akagaruka ku buzima bwanjye. Uyu mwana aratangira arahamagara ati Yesu, Yesu mwana Dawidi mbabarira. Abayahudi ati ceceka, ceceka, uramuhamagara se ko tubizi ko wavutse uri impumyi, niwanyu nta cyiza, ceceka. Niko nawe Satani ajya gucecekesha, ukaba uri hano ariko hari ibindi birimo kukubwiriza ati nubwo babikubwira ariko umenye ko mu kanya turi buhurire hanze. Ayo majwi yabwira ati ceceka, nahuye na Yesu uyu munsi araza kurema igitangaza. Nuko bamucecekesha uyu mwana arushaho gutaka, arongera arahamagara ngo Yesu mwana Dawidi mbabarira. Barongera ati ceceka, ariko uko bamucecekesha uyu mwana akarushaho gutaka. Mama, ibigucecekesha arushaho gutaka. Yewe yarabivuze neza gatanu, noneho hamagara haruwa. Imana waje imbere hari ubuzima igiye kugukuramo, hari n'ubundi igiye kuguterekamo. Icyambere kwizera wazanye niko kuri bukuremera igitangaza. Ibigucecekesha arushaho gutaka. Uyu mugoroba Imana igiye gukora ikidasanzwe ku buzima bwawe. Mbwirira abantu babiri ngo Imana igiye gukora ikidasanzwe. Inshuro ya gatatu arahamagara ati Yesu mwana Dawidi mbabarira. Yesu yumvijwe, yageze hehe? Nyabugogo. Yafatiyeho, ari kumwe n'abigishwa, ari kumwe n'abantu benshi, ariko harimo kuva hari ijwi yumvisheyo. Hari ijwi agize iki? Arahindukira ngo ninde umpamagaye? Abandi timwigisha ntawe tubona nta nuwo twumva, ariko Yesu yari yumvishe. Yesu yari yagize iki? Arababwira ati nyamara numvishe ijwi rya runaka. Yumvishe ijwi ry'umuntu uri hano mu musozi w'ibyiringiro rihamagara. Bibiri mu Bakorino ba kabiri gatanu gatatu ngo nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri nahoranye namwe mu mwuka, namaze gucira iteka uwakoze isabi. Hari ibintu Imana igicira iteka iticaye muri no sibere mu gihugu cyo mu ijuru, asanga Imana iturikije igipanga. Hatari ukumuroza adahari, hatari kukurwanya adahari, hatari kuguhiga adahari, hatari kukugambanira adahari, Imana ikabicira iteka yibere. Ayayaya. Uyu mwana hari abari barimo kumubuza amahirwe yo guhamagara, ariko mu guhamagara kwe twabyaye ikintu gifatika. Yesu yarahindukiye. Mama, uyu munsi Uwiteka agaruke mu rugo rwawe. Papa, uyu munsi Uwiteka ahindukire aje mu kazi kawe. Uyu mugoroba mukobwa ahindukire aze kuri fiance yongere yemeze ko ubukwe bugiye kuba. Haleluya, haleluya. Rito staso kira bini wirigiria dostance. Yesu akimara kumva ijwi ndarahindukira akoresha babandi bahigikaga, bahigika ati igirayo, hunga. Nibo Yesu yakoresheje. Aravuga ngo nimugende muzane uriya muntu mpamagaye. Hari abantu Imana igiye gukoresha kubw'itegeko, atari uko bagukunze, atari uko bakwemera, ahubwo Imana igiye gukoresha itegeko uyu mugoroba. Haguruka utere haleluya.
Resistanso kita ya biru wirigiri ya dobene fadra. Rino ngolo ya si ini wiribuni fu ebra. Taya wirida eston sigiri ya dobe. Tangule ya dubini wirigi imani hindi amateka y'ubuzima bwawe. Suku utabonye Imana ariko Imana ikugarutseho. Ikindi hari imbaraga zagenderaga mu nda yawe. Imana itesheje agaciro. Irirahiriye iri mu gihugu cyo mu nta cyuma kizigera ibintu gadi bine fo ebra. Umubiri wa ikindi etola sita rongola ya sinimone fo ebra. Ariko haleluya. Hari umuntu wawe ufite uri hanze Imana ikuyeho urupfu. Tola sita wari wirukanse ku musozi kubwiyo telefone wumvishe ncanga umugongo. Imana irambwiye ngo imudetanserebo imuhagazeho. Imana iragutabaye. Uyu muntu destanserebo inifata ntabwo ari muri iki gihugu cya hano hafi, ari mu gihugu cy'Uburayi. Imana irambwiye ngo iramurinze. Ritos distance kita Imana igarutse ku buzima bwacu. Imana igarutse batabyemera. Imana igarutse abavuga bavuga. Imana igarutse abashiye umukati Imana ivivura. Hari abazi ko bitagiye kwemera ariko bigiye kwemera. Hari abazi ko Imana wicaye imbere. Hari Imana dostasare giriya dobini wirida isanzwe. Imana ntago isanzwe. Mbwira umuntu ngo ntago isanzwe wicaye imbere. Ngo Yesu arababwira ngo mugende mumpamagarire uriya muntu mumunzanire. Umva gashya bakimugera imbere. Imana yakoresheje itegeko. Uwazaga agutwaza igitugu agenda gake. Bavuga ngo ntacyo uzimarira. Aza gake anakubaha. Yaragera ngo ceceka. Babandi Yesu yakoresheje bagendaga bahigika ati mwegereyo muceceke nta cyiza cyane. Yesu niwe yakoresha ati nimugende mumuzane kandi mugere imbere ye mutamukanga. Mugere imbere ye kabiri mumubwiza ineza n'urukundo. Kabiri ijwi rituje. Ngo ceceka hora araguhamagaye. Siko twasomye ijambo ceceka hora araguhamagaye. Akoresheje babandi bazi ko nta cyiza. Hari abumva ko bagezeyo ariko Imana igiye kunyuranya amaboko. Iyo usomye Bibiliya kuvuga ngo Yosefu yagiye guhesha abantu umugisha Yakobo na Manase, Efurayimu na nibyo. Amen. Ngagiye kubahesha umugisha Efurayimu ngo yibwira ko ngo umwana mukuru ari buhabwe umugisha w'ubukuru ngo umutega hagisha w'ubutoya. Ariko Yakobo agiye guhesha umugisha anyuranye iki amaboko. Ngo Yosefu azuranwa n'uburakari aravuga ngo ya papa ntibikwiye umwana mukuru ahabwe umugisha w'ubukuru umutoya ahabwe umugisha w'ubutoya. Uwiteka akorera mu mugaragu wayo aramubwira ngo ceceka ibyo nkoze ndabizi. Uyu mugoroba Imana inyuranye amaboko ku bantu bazi ko nta mugisha. Kandi tugiye gusenga. Yesu arahindukiye mu mahirwe ye uhaye ntuyapfusha ubusa uyu mugoroba. Rotisto se era bonenga zorgreato menestans. Yesu arahindukira. Yesu agiye guhindukira ku buzima bwawe. Yesu agiye guhindukira bize kumenyekana ko Imana wicaye imbere ari Imana ishoboye byose. Karimana yumva gusenga. Distance kita belangala Yesu ni muriga. Nguyu mwana kigera imbere ya Yesu. Bibiliya tubwira ngo akimara kumva amakuru ko Yesu amuhamagaye ngo yarabadutsa atumwambaro yari yambaye. Nubwo bamucecekesheje nawe yasigaranye umwambaro wo kwitotomba. Nubwo bamucecekesheje nawe yari umva yakoze ibindi ararakara aravuga aravuga ngo nanjye koko arirwanirira. Ariko akimara kumva Yesu kamuhamagaye yagize ibanga aravuga ngo ngiyeho ntago nkwiye kujya imbere ya data nyambaye uyu mwambaro kuko
ninjye imbere ye ambona muri uyu mwambaro hari ibindi ari bumbaze, we yarabanza arabisiga kugira ngo agere imbere ya data nta mugayo. Ubundi iyo waje imbere y'Imana nta mugayo, haleluya, icyo ushaka urakibona, kubera ko muri wowe wahagaze mu mwanya Imana igushakamo, nawe aho uyikeneye ni ngombwa uraza kuyibona. Ngakigera imbere ya Yesu, mwaramubaza turashaka ko nkugire, undi aramubwira ngo ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ngo igendere kwizera kwawe kuragukije. Kwizera wazananye muri ano materaniro niko kugiye kuguterura kugutereke mu gitangaza waje ushaka ku buzima bwawe. Talanserga rosikle bonega. Imana yambwiye guhaye akazi, guhaye perime, kuko Imana yambwiye igihe cy'agasuzuguro kirarangiye. Gatatu, nta munani wigize uhabwa na famiye, ndetse bagufata nkaho ntacyo uricyo, so ko udafite abakomeye, nta n'uwo kukwereka na kimwe. Ariko ibyo waburiye ngo muri famiye, ibyo waburiye mu gushakisha kwawe, Uwiteka agarutse ku buzima bwawe. N'izi saha bagufata nk'indindagizi, bagufata nk'umusazi, bagufata nkaho nta bwenge, ariko ibyo babona ko bidashoboka uyu munsi Imana irabagutepashije, Imana iraguteruye igushyizaho batari kukugeza. Rero ngo impamvu yabaretse kugira ngo distance bakakwibagirwa byari kugira ngo batazavuga ngo ni twebwe twahamugejeje. Ngo noneho irabyemeye nawe irakugaruye, igiye kugutereka muri Kanani yawe. Iravuze ngo kandi uyu munsi utangire uhagarare mu mwanya wo kwera. Urambwi Elasiti ujye ukunda kugira ikintu cy'agamashyengo, iramwe ngo ureke amashyengo. Imana Elos ibyikubwiye wicecekere, hagira umuntu uko Imana irambwiye ngo noneho ayo batwara amamodoka ni wowe ugiye kuzaza yatwara, kuko mbonye arabishyira hasi irakuzamu. Yesu ahindukira uyu mugoroba ku buzima bwawe mu biganza bya Yesu. Ibyo waburiye mu bana, ibyo waburiye mu nshuti, ibyo waburiye muri shike wirirwa wicaye, ibyo waburiye kwa mutangana, panze udepoze kuri Kristo. Di Kristo biri wirigaye, Kristo nawe araje kudeporeze aho bitemeraga. Ikibazo mujya kudepoza mbere yuko muzahera Imana, mbere yuko ujya hari abanzuzi imbere y'Imana. Nuzi imbere y'Imana iraguhesha ibyawe, iraguhesha urufunguzo. Amen. Password yo kuzahera Imana muri Zaburi ya 21 nivuga ngo Uwiteka kumbere ku munsi w'amakuba ndetse no kuw'ibyago, ikohereze gutabarwa kuva heho rusengero, yibuka amaturo yawe ndetse n'igitambo. Iyo waje imbere y'Imana aho utari ufite ubutabazi, hari ingingo igikurengera mu byo wakoze uri mu nzu y'Imana. Hallelujah. Wambaye ku ntebe y'inyuma, wambaye agatambaro, aguruka wowe. Iyo rivuganye nanjye nkubwira ngo Satani yaragusenye, bigera mu rwego noneho abantu bose babona ko byarangiye. Irambwiye ngo isenya n'ikintu cyiswe a distance ntavugiye ahangaha, ariko Imana irambwiye ngo ikugarurira agaciro Satani yakunyaze. Elosita ya binifo edra, ubutunzi bwawe Satani yakunyaze Uwiteka arabumurukije. Uwiteka aravuze ngo kandi umubiri wawe wahoragamo imbaraga nkeya, ayo
abadayimoni baraje bacikamira umubiri wawe, mu maguru yawe habagamo amazi elositikitaye, ukumva ibinya, ukumva muri wowe ntuzi icyerekezo urimo. Imana irambwiye ngo irirahiriye umurozi wakurogaga, ibyo akora byose bitesherwa agaciro. Imana irambwiye ngo wabirengaga mu bikingi by'amarembo, ariko irambwiye ngo ukigera iyi rugo elasitaye mu rugo rwawe rino ngo yasitira ibinifo mu bikingi by'amarembo, utere haleluya nziza imwe ikubita abadayimoni. Irambwiye ngo nta bintu bazongera kugutega kabiri. Kubera iki? Ntabwo bizagufata kuko winjiranye umucyo w'Imana mu rugo rwawe. Ikindi ngigaruye elasitaye bi ikugaruriye izina, nawe wongeye kwitwa iryo navuze. Lonserebo Yesu agiye guhindukira agaruka ku buzima bwacu. Batabyemera Yesu aragarutse. Baguhaye iminsi ariko Imana ikuvunjemo imyaka. Lonserega Imana irambwiye ngo akira akazi k'umugisha, akira kubohoka, sakazi kuza ikuremeye ikice ivuze ry'abadayimoni kuvana. Imana irambwira ngo nkubwire irambwira ngo ube maso cyane, kandi ugiye kwiga si ishuri ry'ibigeragezo. Unyumvirize, si ishuri ry'iki? Mbonye wowe ugiye gutabarwa ariko ukomeza n'amashuri, ukomeze urongorwa ufite n'amashuri, akazi gahari, kuko Imana imbwiye ngo nko distance kita iyanze ivuze ry'abadayimoni ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo nkubwiye ikoresheje itegeko uyu mugoroba. Tugiye gusenga. Hari abacecekesheje uyu mwana wawe ngo ceceka, uri n'impumyi nta n'icyo umaze, ariko Kristo yaje ntajya arobanura ku butoni. Icyakora uwamutonye iramutonesha. Amen. Kristo yaraje yumva ijwi rimuhamagara ngo hari umuhamagaye. Yisomye ijambo ry'Imana muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 9 baratangira ngo barashidikanya ngo niwe cyangwa se icyakora asa nawe. Bamwe baravuga ngo ntago turi bubyemere tutagiye kwirebera. Ngo mwaragenda ngo niwe wahoraga wicaye iruhande rw'inzira usabiriza. Undi aramuga ngo ni ngewe. Ninde wabikoze? Nahuye na wa mugabo witwa Yesu. Ngo yakoze iki? Yatubya kone. Uyu mugoro Uwiteka agira ikintu akora gitandukanye n'ibyo bagukoreye. Haleluya, haleluya. Ngo yatobya kondo nkansiga ku mazi ati mwahuriye he? Izi password ibyo Imana igiye kugukorera uhereye umunsi wavuze menshi ntiwongere kuvuga. Yarababwiye ngo simbizi. Mwahuriye he? Simbizi. Bamubwira ngo none bimeze bite? Arababwiye ngo nimugenda namwe mumwishakire, njyewe nagiye guhura nawe kugira ngo ndemere igitangaza. Nawe uhereye uyu munsi ibyo Imana igiye kugukorera ntugire uwo bibwira, ahubwo babwiye ati nanjye uko narushye nicaye kuri none muzagende namwe muhure nawe. Pala sotiki tango raya sinime. Hembwa ngo mbese niki gitumye uvuza induru? Ponyiura sita ubuzima urimo nuko kuvuza induru. Usakuza ravuze ngo Imana wakurikiye ntago rasita yakwibagiwe. Iracyagufite mu rujya. Umbwira ngo amahirwe waburiye distance NB mu rugo Imana irayagudeba. Pala sonta tambwiye ngo yongeye kukurengera, kandi rambwiye ngo bamaso cyane mu bicuko byanije Uwiteka agiye kuguhishurira. Irambwiye ngo hari umwuka distance rabi wajyaga bakoherereza ikintu gikomeye. Imbwiye ngo wajyaga wumva ukumva umutwe w'uruhande rumwe ukagukubita ukumva ni serebo. Irambwiye ngo irirahiriye isi imbaraga zajyaga zikumenagura umutwe, Imana izitesheje agaciro. Kabiri irambwiye ngo nkubwire Imana ibiganza byawe bihaye kwakira bifatika. Irambwiye ngo ikuyeho gutega amaboko nawe ugiye kwicara muri shike ugezana icya 10 hangaha, kuko Imana imbwiye ngo ikuhaye ubucuruzi ugiye kwaguka, kandi ibyo Imana igukore nta mwana w'umuntu uzabigiramo distance ngo abivanga, kuko Imana irambwiye ngo ihaza agasuzuguro. Yesu agaruke ku buzima bwacu. Yesu agaruke ku buzima bwacu.
Tala sita bonenga. Rito sita weningili ya do benefo ebrai. Riwiri wingili ya sonde mo etan serga. Hindu amateka y'ubuzima bwawe. Ihinduye. Karitse warurimo. Irayihinduye. Imana irambwiye ngo kuko ukunda kugira ishyaka yo gutanga nta nicyo ufite cyo gutanga. Imana irambwiye ngo iguhaye ibifatika kandi na karitse utuyemo ugiye guhindurirwa ujye muri karitse y'abakire kuko iguhinduye umukire. Rito Imana irambwiye ngo nkubwire ngo yakurinze ibifungo byinshi, yakurinze the sister semone ngara ibi. Imana izi ikintu yakwibukiye ngo hari umusore wigize guha ipantaro y'ikoboyi. Lonsita ya bini wirigiri ya dobe. Imirimo ukoreye Imana yongeye ku distance serbo. Ipantaro hano hari hakadeshire waranayikundaga. Bwira mugenzi ngo ujye utanga ikikunze Imana ikakwibukireho. Irambwiye ngo nkubwire ngo iguhaye kugenda witwara n'amapimva amapine nangahe 4 8 nawe wa 5 na 5 orane rekosta senta. Irambwiye ngo mu bitagaragara Imana ikuyemo ibigaragara, mu bidafatika Imana iguhaye ibifatika. Iravuze ngo ije pedostista serabini wiriga mbonye intara y'amajyepfo yizihiki. Nyumviriza umuntu witwa Korode wo mu majyepfo uramuzi? Maransha. Pardon? Muramu wanje witwa ko. Muramu wanje. Oya nabonye uva mu majyepfo ngo numvijwe ry'Imana yangagiye kuzaguhuza n'umugisha. Akurangiye ariko musho wambabari. Nuko none mba nkundikiye. Uyu muntu agiye kuzaguhuza n'umuntu agukira kagiye kuzaguhuza no kugenda irambwira ngo nkubwire ijoro ryo ku cyumweru waraye uribwa mu nda ku cyumweru ejo bundi waraye uribwa mu nda mu rwego Imana yamwe ngo bari bakuroze bakurogera mu cyayi. Ariko Imana yamwe ngo impamvu yabuko distance yabutesheje agaciro no kugira ngo igihe nk'iki uzavuga ngo nabonye Imana ikora. Imana yamwe ngo hari indwara isezereye mu mubiri wawe. Numvijwe ry'Imana ngo yirukanye ibinini mu mubiri wawe. Irambwira ngo isezere ikintu cyiswe ibinini. Irambwira ngo haba diabete umuvuduko tista so etaya bi iwiriga riwinistance ribi ini itanse kitai. Imana irambwira ngo nkubwire muri ano materaniro hari ibinini haze ku buzima bwawe. Irambwiye ngo binyweye imyaka myinshi rito distance eta kandi irambwiye ngo nkubwire ngo hari ukuntu distance uziranye n'Imana mu bintu byinshi yakubwiye. Iravuze ngo none igukuye mu gihe ahubwo ivuze ngo ndakoze uyu munsi. Mwayikomeye amashyi. Tolasito etans rito siminifo rita kuta esinimo. Ikindi irambwiye ngo mu bana bawe Imana ikuyemo umwuka w'urwangaro rito sita ya bi. Abadayimoni bashatse ko batubaka ariko itangaza
riravuze ngo bagiye kubaka kandi rirambwiye ngo nkubwire ngo ikurinze n'imanza ku buzima bwawe. Nasa Lostista sekitans Rea de benewega. Hari amajwi agucecekesha, harakubwira ngo ntibizemera ibyo babona ko bidagukwiriye n'ibyo Imana uyu mugoroba ibonye ko bigukwiriye. Nareshenge muri abasirike kabisa, Imana nayo murayirakarira. Yesu Kristo, Yesu zaza vuba. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo distance uyu mugoroba bikoze ikidasanzwe. Uri mu kurarurira uvuga ngo Yesu sagira ibanga se. Amen. Haleluya. Ngo barahindukira, Yesu arabakoresha. Nabwiwe ngo uyu mugoroba umuntu wateranye uyu munsi Kristo agarutse ku buzima bwe kandi aje gushira mu mahoro w'abacurira ingoni. Numva ijwi ry'Imana rimwe. Ashira ikinyabiziga nawe. Lostista encore la bonne fois. Wera 2012 bakubwira imodoka. Cyangwa ngo imodoka igiye kugurwa n'abantu babiri. Umwe ni igitsina gore, ni igitsina gabo. Ntago babana nk'umugore n'umugabo. Uzahura nabo musengana mugirana ibihe byiza. Umwe azaba afite imodoka, undi azaba yayisize mu rugo. Uzaba wayisize mu rugo n'umugore ariko ayifite. Nibagera mu nzira bibuka ibyo Imana yavuganye. Nibarangiza bavuga ngo twamukorera iki kuko tubonye bisohoye, kuko aba bantu bazaba barimo gupanga ikintu cyiswe business kugira ngo bahuze. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nkubwire nta kindi bazakubaza ubu babwire imodoka. Kuko Imana irambwiye ngo nkubwire umwe afite famille muri Kongo, umwe umugore afite famille muri Kongo, ariko itangazo rabo ngo ntago bigiye gutinda kuko Imana irambwiye ngo igihe cy'agasuzuguro n'amatangazo ku buzima bwawe kirarangiye. Rito Yesu agiye kugaruka ku buzima bwawe. Longola yasiri biregere de benestance. Imana ikujugunye urushundura. Ngabagabo baraye Lositi, Imana iguhumugisha. Ngo baraye ijoro baroba ntibagira ikintu bafata. Ariko Yesu ahageze aravuga ngo nijugunye urushundura. Baravuga ngo mwigisha twarangije kuroba rwose byatunaniye twarushye. Ariko bagereka ngo kuko ari wowe bivuze reka tubikore. Irambwiye ngo nukuri yera wakurikiye. Urushundura ugiye ku distance rebini wirigiriya do benefo. Bigiye kwemera irambwiye ngo amasaziro yawe abaye meza. Rasiri biri wiriga mbonye ujya mu bintu bijyanye no kujya mu Bushinwa bagiye kurangura Rito Center Ibo Rita Sonimon nakomeze mwibaza se bashumba nabo bararangura. Numva ijwi ry'Imana ngo mumbwirire agiye kunkorera mujye mumurekura azana icya 10 cyinshi kuko Imana iramwe ngo ifunguye amarembo. Umva nyimburiza igikona n'iki kizwa ariko Imana yagikoresha kuko abenshi badutunga ntagaruko bavuga mwami Yesu
ahubwo ibikora kuko Imana idufiteho umugambi mwiza kugira ngo mutazatucisha mijisho. Imana igiye kuguhuza n'igikona kikwikundira kikubwira ati ngiye atangiye guha dovize. Dovize ivamo kukubwira ati ino nguhe tugende nawe ugende mbona ugiye kuzazuza. Irambwiye ngo ibintu umva Imana igukoreye nta mwana w'umuntu ubigize mu ruhare. Irambwiye ngo wayititirije kenshi mbonye ujya mu Bushinwa wowe. Irambwira hari ibintu Imana ikubwira bitewe n'ikiciro uhagazemo ukabona naho wayakura, ariko irambwiye ngo biremwe nonaha. Irambwiye ngo ihaza agasuzuguro k'umwedomu. Irambwira ngo akira amafaranga si udufaranga, kuko ugiye kuzaza ugenda uzana imari barangura wowe uzaha ngaha buri kanya usohoka ati bigeze hehe bigeze hehe ko nabonye. Kuko Imana irambwiye ngo ifukuye iriba ridakama. Nuko mbyumvisha hazazaba harimo ibintu byitwa amashati nk'aya meza wandi ujye umbwira nze nkugurire. Harimo ibintu bijyanye amashati, amapantaro meza, amakuto. Irambwiye ngo nkubwire ngo igiye kuguha umugisha, kuko irambwiye ngo igihe umaze urindiriye kirahagije, eguhaye gucyana. Nyumviriza, kuko ngewe nasenze kandi ndi mu masengesho nshuti y'umusaraba. Ntago mpanwe nawe wavuye mu rugo iwawe unyweye icyayi. Ndi mu masengesho y'iminsi 7 yo gushima Imana ko nanjye yamwakuye. Rero umenye yuko ndi mu gihe cyo gutegeka. Ndimo kumva mushumba abantu ntangiranye nabo muri sare nshyashya tugomba guhinduka bashya, kuko kari nziza ra. Haleluya. Tujya tuyinjiramo turi bashyashya. Niyo mpamvu rero twibwiriye Imana ngo itugarire ibihe byacu Satani yatonyaze, tuyinjiranemo ibihe. Turimo gusengera mu ijambo ry'Imana riboneka mu maganya ya Yeremiya 5:21. Aba ngo Uwiteka utwigarurire natwe tuzaba tukugarukiye, tugarura ibihe byacu bise nk'ibya kera. Ndabinginze namwe Imana ibagarura ibihe, mujye mukandagira ibishashi by'umuriro bigaragare ko mwubashye Imana. Mumbwire ngo Imana ikugarurira ibihe. Siko umuntu yagendanaga ibihe by'Imana yaba ari mu nzira kumva ibintu biremeye. Tugiye gusenga tola sinimo. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo wo kwiheba. Imana irakuze. Irambwiye ngo elasiti binifo edraye. Iki cyumweru tuvuyemo byari kuwa 5 n'umugoroba. Wariza amarira birenze n'amarira, ndakubeshyera akube. Ariko mwakomeye Imana. La santé regarde bonne fois ndumva Imana imbwira ngo yahindukiye yagarutse, kandi yaje kuri tere. Yaje kuri tere. Twebwe ngo aya marira yarazamutse, yarayabonye. Icyakurijije kubwo impamvu y'umutekano wawe, uri umubyeyi urakuze, kandi n'ukuri Imana yaduhaye ubwenge nacyo nakibo. Ahubwo Imana yabanga itanze ikinyuranyo, igiye kukwereka yuko wowe warigiriye adobe ariyo waririye, izanye igisubizo. Kandi wakubwiye hari ibintu yakubwiye. Irambwiye ngo amatangazo irayamanuye yishivuze. Umaze iminsi uryama aho gusinzira, ahubwo ugafatwa no gukana. Imana irambwiye ngo yirukanye abadayimoni bari baragusabye kugira ngo yaze ubwonko bwawe. Imana iguhaye gutuza mu mutima wawe. Imana ikugaruriye ibihe byawe. Imana yamwe ngo nkubwire yongeye gushyira ibintu mu biganza. Irambwiye ngo abana humura ntago uri bukorwe n'isoni. Irambwiye ngo nkubwire ngo kandi uburwayi bwose irabukijije. Irabukijije kuko wayijemo. Ariko ubu mwazanye n'igiseke ariko basi. Imana ivugana namwe koko nta ruswa mwaye. Hariyo mwayihaye ruswa mwabayemo. Yesu ashimwe. Amavuta utemera nta gukorera igitangaza, kandi umugisha ntibawusengera barawukorera.
Amen. Imana irambwira ngo nkubwire ishize ugiye kwa muganga kwa dogiteri yaguca ibihumbi n'ibihumbagiza ariko guhita ushimwa bati ndagushimiye ko uhise uhakiza. Irambwiye ngo ishizeho iherezo irambwiye ngo nkubwire ayutanze ni make uzaza n'ituro ry'ibihumbi 50 kuko uzaze hano kuko irambwiye ngo uhereye umunsi nta kintu na kimwe uzongera kumva mutiyaje mu nda yawe. ndacyari muto ndumva mfite Imana ikizere uzashima Imana ahangaha uhereye umunsi irambwiye ngo kuri iyo niwe wicayemo umuriro w'Imana uzamukiye mu buzima bwawe nta mbuto yaje rwongere kumva mu mubiri wawe kandi ibyo washakaga byose Imana irabiguhaye. Rapisto sikita lo senglia do bene wenega ariko Yesu agaruke baramucecekesheje mu kumucecekesha warushaho gutaka tugiye guhaguruka dutake nubwo hari amajwi atubwira ngo biranze nubwo batubwira ngo ntibyemera ariko uyu mugabo twaje imbere agiye kuturemera ikibemeza ko twasenze. Rituston sekitaye umunyamibabaro n'izinari nangaza umwana w'Uwiteka tumushime twongere mukiza. Murayize 168 twemewe guhemurwa irambwiye ngo uri umunyamubabaro ukungana n'ibigeragezo ufite bingana no kungana ibibazo ufite bingana n'umubyibuho ufite ariko Uwiteka arambwiye ngo waje imbere ya Karuhura waje imbere y'umugabo uruhura. Imana irambwiye ngo imanuye amatangazo Satani yakwambitse ikimaske cy'icyangiro nta muntu n'umwe ukubona neza nta ukwishimira ariko ngiye kubona mbona marayika w'Uwiteka aragutwikiriye numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo igutwikururiye mu maso y'abanzi bawe irambwira ngo ikugaruriye agaciro irambwira ngo nkubwire ngo ikubambiye amahema uyu munsi Imana erewe ni stasekita hari kikose gukuyeho umwuka wo kuzunguza ku buzima bwawe rutasega lesonta irambwira ngo akira nawe ibyo yishakaho irabiguhaye irambwira ngo nkubwire ngo abana irabarinze kandi bahagazeho. Tugiye gusenga Yesu ahindukire agaruke ku buzima bwacu agaruke kandi aze ahindura ibyanze. Urarushye uraremerewe irambwiye ngo nkubwire ngo uyu munsi ariko rero nugusenga nkubwize ukuri kwiyamamagaye uri usenga ufashwe uri ahangaha iyo ugeze hanze. Irambwiye rero iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira iki gusakaho rinda umunwa wawe rinda umunwa baravuguka irambwiye ngo ceceka kukira gukoreye ntihongere kubwirane umuntu babwira amakuru bose baje gusenga hano bose babwira ngo Imana yambwiye ibi urababwira barakwishimiye wacecetse siko urwana intambara bucece. Muhaguruke dusenga Protestance Yesu agaruke. Hallelujah 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 hallelujah. Yesu agaruka ku buzima bwawe batabyemera Yesu agaruke batumva ko yagutabara Yesu agaruke. Imana ikurinze kanseri yo mu nda Imana irambwiye ngo mu maguru yawe ikuyemo imishumari yakujombaga Imana ihumanuye ubwonko bwawe irambwiye ngo nkubwire ngo igukuyeho gukenyuka
rito sikitansi nufashwa wumva yuko wese agarutse ushyiremo hariya ushima uvuga ati ndagushimiye guhindukiye ukandemera igitangaza batabyemera. dufite abantu barebera Imana mu mibare nawe iraza kukurebera mu nomero. rero bishatse kuvuga iki? kwizera ufite niko kugiye kukuremera igitangaza. rekita songora ya dibini wirigiri ya dostanserga riwini bini wini stasekita yabo. numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo buri muntu wese imuremeye icyemeza abantu ko yasenze. mwatera haleluya. rita sonkarabo uzana bare bakiriho batazagira ngo urabeshya. uzana bare bakiriho batazagira ngo urabeshya. Imana ifungura umugisha. uzana bare bakiriho batazagira ngo urabeshya. uyu mugore bizadutabare bakiriho batazagira ngo urabeshya we. Imana izagutabare bakiriho batazagira ngo urabeshya we. batazagira ngo urabeshya. Imana izadutabare bakiriho batazagira ngo irabeshya we. amashyi ntabwo nava imbere y'Imana nayibyiniye. uzatabare bakiriho batazagira ngo urabeshya we. amashyi uzatabare bakiriho batazagira ngo urabeshya we. Imana izatabare bakiriho batazagira ngo irabeshya. batazagira ngo irabeshya. batazagira ngo irabeshya. amashyi ayo mashyi ayo mashyi ayo mashyi ayo mashyi amashyi ayo mashyi ayo mashyi. haleluya. zamura haleluya. setakuta mongolo yasini winigiri ya benefo edrai. Kimana iguhaye ngo ntacye yagifu. iyi modoka ivuye hanze ntabwo ari hanze himbwa n'abarozi. hari igiko kiri hanze. Imana iguhaye imodoka yo hejuru jipe nziza ije ipakiye izananye na matera iriya metero original mo rasoro bimeze nka rasoro. mbonye Imana imbwira ngo kandi ntibitinze uyu mwaka urarangira wowe ufite imodoka. abantu bagiye kwibaza ahantu yikuye. iraje bigire gute wa? Imana iraje bigire gute wa? y'umugoroba iraje bigire gute wa? iraje bigire gute sha? Imana iraje bigire gute wa? Imana iraje bigire gute wa? ihinduye byanze guhinduka. Imana iraboneka iraboneka. Imana iraboneka. Imana iraboneka. yewe ugize nguki yewe ugize nguki. amashyi amashyi amashyi. amina haleluya. tugiye gushima Imana. urumva Yesu agarutse ku buzima bwawe. Yesu aragarutse. Yesu aragarutse. Yesu aragarutse. ahinduye ibyanze guhinduka. aremye ikidasanzwe. haleluya. ushima Imana. shyiramo hano ushima ati Imana ndagushimiye. ndagushimiye yuko ugarutse uhinduye ibyanze guhinduka. rito sakarabo. ntugafashwe gusa ku muntu. shyiramo uvuga ngo ndagushimiye kugarurira ibyanjye Satani yari yarangize. nubwo distance ritas ronestaserega. haleluya. mwanyumvishe Yesu yarahindukiye bahita
umva ikuremeye urugo, uru rugo rurimo jine ibintu umushumba yazaza ubwo batijya muri firigo uhitemo icyo ushaka, uhitemo icyo ushaka kuko umaze iminsi urimo gusenga amasengesho banga Imana bimeze bite ko nabitemera, irambwiye ngo nkubwire ngo ibyo yavuze bigiye gusohora bose babireba, igutabaye babandi bagihari batagira ngo Imana wasenze irabeshya. Rito stance wowe ukinca numvisha Imana imbwira ngo ugiye kugera mu gihe ugira aba bodyguard bakurinda kuko Imana iramwongera bikuze. Rita soke riwini miningala ya sontewerega ria bashakara mongolo ya sinimi rito sankarabini wirigrado standongola ya sinima. Ndabona Imana ikuraho imyuka mibi hagati muri ano materaniro, ndabona Imana icagagura uruzingo rikuta sokora mongolo ya sinima. Imana ikurinzegereza ku buzima bwawe tasekera mongolo ya sinima. Rita Imana igutabaye bagihari, bwirira abantu batatu igutabaye bagihari, iragucishije aya maguru yawe Imana destaseketa aya maguru burera kujya ntagari hazima. Imana iragutabaye ihinduye ubuzima, irambye ngo destisna wawe ngo ya dipase, irambye ngo dibiri wirigira dobo uwo mugongo Imana ukozemo ikurinze gushena kumunwa. Imana irambye ngo destase waje uribwa birenze ariko irambye ngo simbuka inshuro eshatu Imana iguhaye ubuzima. Kola soeta pera haleluya. Imana irambye ngo iragucishije rito sankarabini wirigira dobo. Tugiye gusenga tuyibwire ngo Mana turagushimiye kugarutse ku buzima bwacu, turagushimiye kugarutse mu mivugire yacu, turagushimiye nubwo hari amajwi yaducecekeshaga ariko wowe urabyemeye biremeye, wowe utugarutseho, wowe uturemeye ubuzima, wowe uturemeye agaciro, wowe uturadiwiriga icyo tije. Nta buhumyi ufite, hari ubuhumyi ufite buriya no kujyana mu mufuka nta kintu ni ubuhumyi. Uzana iz'ijana 500 wapi buri ugiye ufitemo hagati iza 5 uba wahumutse, uba wagize iki? Urateka imvangero vanga ubwo ni ubuhumyi. Yesu abukoreho. Tugiye gusenga umuntu wahumutse amenya aho ibyo babanza nibyo. Ego urafata ubunyobwa vanga nyamara turahumye, natwe dukeneye ko Yesu aduhumura. Tugiye gusenga ukeneye guhumuka. Nawe iyo wahumutse ntabwo wongera kugurira hano ku muhanda, nawe ujya muri shike. Ntabwo urindira ko izazindi za 2 za 3 zamukubita umwice aho ya nawe ujya hariya kuri tayi neza ukareba ukuntu bazigarebwa n'iyado, ukareba ukuntu ibintu bidetanserega, umenya sitire uko zimera. Imana ikore ku buhumyi bwawe. Mubyeyi wanjye Imana yamwe ngo umugongo wawe uhagazeho, Satani arawuhiga ariko irambwe ngo nta cyuma kizijya, nta n'isimvura ngingo zigeragera ku mugongo wawe. Rante sankara bonne foi edraye stere weriga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu aguhumure ku buzima bwawe, aguhumure mu rugo rwawe, aguhumure mu bana bawe, aguhumure. Mama umva nyumviriza nubwo uri umubyeyi ariko iwawe buriya uri impumyi, mu gihe batagitanga bakubwire ngo I love you byararangiye, Yesu yongera kukoreho. Yinjira itakubwira ati sheri ndabona waka nukuri. Mukobwa kuba nawe kubaza izina hari ubuhumyi bukikuriho. Tugiye gusenga. Zamura ibiganza byawe. Lokita sonkere abrini wereka Rita sentapo Rishaya bangala ya sinimo Lekota sankarabini wirigria distance Ria shata ya bingria do benefo edrai Rikutu sankarabone ngala ya sinimo. Abana bawe bashimbere ya uyu mugoroba
ongera uhindukire ku buzima bwabo. Hari ibibashubije inyuma, hari ibibaciye intege, ongera ugaruka ku buzima bwabo babona ineza yawe, ongera ugaruka babona igitangaza. Rita Sankarabini wirigiriya Shantarabo Ria Santaya Bikitans Ria Shaya Bongoro ya Sinimo Rikuta Sakarabingiriya Dabe. Ibi ni biki? Nyumviriza, hano harimo umuntu ufite inote ya 5 yashatse gutangamo 2 ngo abizane mu giseke. Yinangiye umutima, itangaza ijwi ry'Imana rimbwiye, ngiye mvugira ibyo mbonye ndabibona. Iramwe ngo ni 2 hano, 2 bafite ya 5 imwe rimwe. Arimo ngo se Mana ninyatanga kandi nashakaga 3 2. Irambwiye ngo yazane. Imana irambwiye ngo niwo mugisha ugiye gufungukirwa ku buzima bwawe, kuko irambwiye 3 byawe baze kubiguha. Nibyo mbonye musho bingahe ya Imana irambwiye ngo yabuze amahoro ayatsimbararaho. Ariko Imana yavuga ngo akiyatanga, Imana ifunguye nibye. Icya kabiri, uyu muntu yararimo n'ideni ry'inzu. Umwe yararimo n'ideni ry'iki? Yesu yawe n'umusamarira ngo wambaye kumaze. Undi aramubwira ati ntabwo yabuze umuntu ugiye kubikorera. Murakoze. Iryo tangazo nicishije ni 2 mbonye. Ni bintu ubwo byari kugira iki? Bakamugarurira 3 ndi 3. Imana yamwishije neza, kuko Imana ifunguye umugisha. Reka dusanga tubwire Imana ati garuka ku buzima bwacu. Amen. Uyu mwana yarushijeho gutaka ko baramucecekesha, ariko arushaho kugira iki? Nawe ugiye gutaka uyibwira ngo Yesu na cya kindi nasize iwanjye mbabarira, nsanga wagize iki? Wagikoze. Zamura ibiganza. Mana yacu, Imana yera kandi ikiranuka. Elohim Adonai, Jehova Rafa, Jehova Nisi. Lekota Sankarabini wiregerea distance. Ya chante bene que l'angola ya sinima. Ritas. Losita bongolo ya sinima distance. Ria shatakara mongolo ya sinima. Ria santa. Risha ya bini wiri kitanse. Fungura umugisha w'ubuzima bw'abana bawe. Fungura umugisha umugisha w'ubuzima. Utasakara bini wirigo. Ndabona Imana ikiza, ndabona Imana ibohora, ndabona Imana itabara, ndabona Imana sekitayi. Ria shataka ya bikitans. Ndumva Imana imbwira ngo hanikishije imitwe itakiraga. Ria sokora bini wirigiriya dobe. Hano harimo umumama Restitanse Kirabo yari yasize azinze imyenda, avuga ngo araruvamo. Imana yamwe ngo nturuvemo, kuko urwo n'urwo rugo rwawe. Yamwe ngo icyari kiguhangayikishije Restitanse Kitaya bini wirigiriya dobe, icyakubabazaga ngo nuko umugabo yagucaga inyuma, ariko Imana iravuze ngo Restitanse Kitaya, Imana imuhaye agakiza wo kuva muri urwo rugo. Ari muri cyacu nturuvemo. Itangazo ravuga ngo uwo mugabo wa Imana imuhaye agakiza. Uri Imana Yasiri bini wiriga, ugarutse ku bana bawe, urabatabaye, urabarengeye, urabacecekesheje amarira bariraga. Hari amajoro bararaga, hari uburwayi bari bafite, ariko Yesu urabahumuye. Uhumuye ubuzima bwabo, uhumuye imigendere, uhumuye imikorere. Barakubonye ukijije indwara hagati muri bo, utanze akazi, utanze imibereho, wubatse ingo zabo. Ndabigushimiye kubikoze, ni mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi tugushimira. Amen, 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 amen.